Mwakundanyeho? Yego twarakundanye. Twarabanye mu nzu umugore n'umugabo. Igihe kingana gute? Kingana nka hafi igice cy'umwaka. Byarantunguye kuri jewe ariko buri muntu agira amahitamo ye. Ntabwo byakubabaje se ko ubuze umusheri? Yo nyine bigiraho ukababara. Ariko ukagera ukanabyakira. Ntago ari ibintu tuvuga ati ndababaye ngo reka ngende njye kumugusha. Naramugusha pe bishoboka. Yeah. Wari warafite misiyo yo kushaka kongera kumugusha kugira ngo mugarure. Nsanga we aramaramaje. So naramuretse ndavuga ati kamu umwanya we nanjye mfata umwanya wanjye. Burya umuntu agira amahitamo yiwe buri gihe cyose kuba umuntu yavuga ngo afasha amahitamo yo gukizwa. Natwe mbere twarakijijwe. Yego. Ariko biratunanira. Abagafashije Kayusi gukomeza niwe bari kumusenya. Byaha niwe bari gukomeza. Ngo ngaho ngo yagiye ngo mu impamvu no gushaka kunshira mu nyungu zabo bagakomeza bagakina n'ubuzima bwanjye bakanyina ku mubyimba bakanyurira ikintu bamfashije none kuri kamera. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Serikazere ko mumeze neza cyane abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye mu Rwanda n'abantu bari hanze y'u Rwanda ndabasuhuje cyane. Abo bitameze neza namwe mwihangane Imana niyo nkuru. Turagarutse mu rugendo ndi kumwe na Chobi kuri kamera zacu cyangwa se ku buhanga bw'amajwi n'amashusho. Uyu munsi ngira ngo nyuma yuko havuzwe byinshi cyane tugerageza kugenda dukora ibiganiro byerekana ukuri cyangwa se bikora ku mpande zose. Muzi inkuru zimaze iminsi zivugwamo Kayusi wahoze ari umutinganyi magaza kubivamo akakira gakiza, ariko mu rugendo rwe hari benshi bamuzi neza nyine bagiye babana muri ibyo bigiye bitandukanye. Kayusi umeze neza? Ndashimira Imana, murakoze cyane abadukurikiye. Kandi amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Hari uburyo kinjya nibwiramwe abantu byihanganira uburyo umwana w'Imana bagomba no kukanyuzaho. Erega nitugipfuye kuko Imana idukunda nukuri tubayeho ku mugambi w'Imana. Abantu bavuga nk'abantu bagakora nk'abantu ariko iby'Imana ikora nukuri birasohora. Ntago tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Yesu ashimwe, murakoze cyane Pastor Kayusi. Yego Kayusi no turi kumwe hepfo hari Ige. Umeze neza? Yandashimye. Naringiye ramutsa mundamukanyo z'abakozi b'Imana ariko ndavuga ntese buriya wowe wari wajya mu murongo mu wa Kayusi. Uko wavuga ko hose nta kintu ntwaye byose ndabyakira kuko umuntu nanjye. Okay. Ige na amahoro? Ya na amahoro. Umeze neza abantu ntago bari kukubona. Bashaka kumbona gute se? Bashaka kureba Ige wanyawe fresh. Ya. Namubonye Ige turi kumwe ngira ngo tuye kuganira uraza kumenya ibintu byinshi wabeshwe cyangwa se utaruzi by'ukuri muri iki kiganiro abo bombi bagiye kukwihera. Kayusi cyane cyane biravugwa ko wowe ibintu byose wakoze byose abantu bakuzi muri social media byari plank. Ibyo byavuzwe n'abaje kuri kiganiro wanyu baravuga ati reka dutanga ukuri. Kayusi yarabeshye. Kayusi ntiyigeze aba umutinganyi. Kayusi ntiyigeze akizwa. Kayusi nyina hora ari Kayusi ntajya hinduka. Okay. Murakoze cyane. Yego. Ngira ngo kubona dukurikira mu buzima busanzwe burya nyirubwitara hari. Ntago wabuza abantu kuvuga kandi nuwanze kuvuga heze mu ndagina. Ikintu ngiye natangariza abantu iyo umuntu avuye ahantu akajya handi bamugendaho. Nari ndi mu bibi by'ubutinganyi. Hari abantu bimvisha wabaye umutinganyi ngo ntago ngo byakuvamo ngo nta nubwo ngo wakizwa ngo nyine amagambo bitewe n'amashari y'abantu. Amashari n'abantu kuko hari beshi cyane cyane biri no kuvugwa n'abantu nasaze mu rugendo rw'agakiza. Mu bantu ngiye naje ndi gusaba ubufasha bwo ego
nibo bantu bari kwita abantu banzi neza, kuko abo bose babivuga ntago ngiye nigeze mvukana nabo, ikindi nta nubwo nabanye nabo, usibye kunyumva ku nkoranyambuga gutyo gusa. Uko byagenda kose hari abantu bari bubone wenda ndi kumwe n'uwahoze ari madamu nkiri mu butinganyi ntarakizwa, nita umugore wanjye ndetse tunabana. Igihe twakundaniye, impeta twambikanye ni ibintu twagiye dushaka ku karubanda, ndetse n'abanyamakuru uko amakuru yagendaga acicikana ni nako bazaga kudusuraho tuba mu rugo. Uyu nguyu ni byishazi. Nabibonye muri comment z'ikiganiro bakoze ejo. Yego. Abantu bavuga ati nyamajoro n'inshuro zose yabanaga na Ige byari amaprank kumbi. Okay, nyirubwite arahari nawe yagira ikintu abivugaho. Uretse gato. Wavuzweho kubeshya cyane ko baye mutinganye. Ukeka ko kubera iki Noheli abivuga bihagazeho kutigeze ubu mutinganye wowe? Icyo ndi gukeka, urabona uriya yitakarijwe icizere mu bakristo ndetse no mu murimo wo gukorera Imana, bitewe n'imyitwarire mibi yagiye agira, ndetse n'abeshi yagiye agusha, kuko nanjye bagiye bamumbuza inshuro nyinshi, ariko nkavuga ati umukozi w'Imana arangwa no kwihangana. Noheli ubwe sindi bumubutindeho nubwo ndi bumuvugeho byinshi, wenda yabonye yaracupiye ari gushika kundiraho, dore ko bariya bari mu Mana ari uguprankinga, ari kubesha, sibyo? Ngo barahanura ngo bakiza umuntu urwaye sida, ngo bakiza n'umuntu urwaye imibembe, ngo bakizwa n'umuntu urwaye igicuri, ngo se ngo baraguhanurira rwose ukabona amafaranga ngo n'imodokari. Ibyo nibyo bintu bari aba bantu babaziho. Hari n'ibintu byinshi bagiye bamvugaho, ngo ngiye ngo nywera inzoga mu dutasi, ngo mu tugorde, bakabivuga nkaho wagira ngo barambonye. Nta video, nta foto, nta cyabaye. Uko byagenda kose ngiye mpamya ko impamvu nyamukuru iri gutuma abo bose bansebya ari uko bari kubona amavuta n'agakiza biri kugenda binguma. Kuvuga ko ari Satani iri kukugabaho ibitero ishaka kugusubiza mu byaha. N'umwana w'Imana mwibuke ko nawe yaje kuducungura. Murabizi ko Imana yemeye gutanga umwana wayo. Sinzi nimba nabyo byapita paranka, sinzi nimba byarabayeho, ariko nanjye nkurikiza ibyo Bibiliya yanditse, sibyo? Dore ngiye Bibiliya niyo ntwaro ngiye nitwaza. Ubu bivuga ndamusomera ijambo ry'Imana ririmo hano. Ndaza kuri musomera byavuzwe na bagenzi bakoze Imana bakwakiriye mu gakiza. Okay. Bati iyo iriya Bibiliya umutako. Okay, nimba ari umutako kuri inshuro turaca amazima. Ngira umurongo nge mbasomera. Nimwumva uwo murongo ko mutana wuzi, mumenye ko ndi kubesha Imana no guplakinga. Ahubwo nge mpamya ko ikintu bari kunshakaho nukunzamukiraho kugira ngo bagire kwicizere, guhabwa agaciro muri bo, bakumva ko ngiye mu Mana ngiye kubatanga kuba umukire. Mu Mana umuntu abona ubukira ari uko yabuharaniye, kandi ubukire butangwa n'Imana. Yego. Kandi ubukire butangwa n'ikizere wagiriwe n'abantu. Bishatse kuvuga ngo rero babonye mu murimo w'Imana batakaye basebye, bahita bavuga turiya muntu reka tumusebye tunamuzimye, tuze tuvuga yuko atigeze ngo mutinganye, ndetse ngo ari gushaka ngo kwibiranga n'umusitari. Nabaye umusitari indirimbo nyinshi za gishitani benshi barazizi, mu gihe ntari bwamenyekane mu bintu by'ubutinganye. Wenda nari nkibyihisha, ariko kubera hormone nari ndi mwico gihe zarabigaragaje ahantu hose, ndabyemera nanjye ubwanjye nkasomana n'abagabo ku karubanda. Yego. Ige muhereze microphone. Ige manze niganira na. Umeze neza? Ya ndashima. Urashima iki? Ndashima Imana. Urashima Imana. Ya. Ige wowe urabyemera? Uri mu bantu bundi batajya banyura ku ruhande ngo bihice kubihakane, nzi ko ibyo atari ibintu wenda tuje gusura muri iki kiganiro. Urabyemera? Bavuga ati ngenda bikora ndo umutinganye kandi sinanafite gahunda yo kubireka. Yego. Nkuko wenda Kayusi we yabivuyemo. Uri muragira amahitamo ye. N'amahitamo ye. Kayusi uramusobanura ute ku bantu bavuze ko ibintu byose mwakinaga mugaragara ari umugabo wawe mubana, ibyo mwakoraga byose byiswe ko yari prank? Urabisobanura ute? Yari prank yari gamije iki? Mwayikuye mwiki? Nago yari prank, byari ukuri. Cyo nababwira mwakundanyeho? Yego, twarakundanye. Twarabanye mu nzu umugore n'umugabo. Igihe kingana gute? Kingana nka hafi igice cy'umwaka. Ubwo nk'amezi 6. Amezi 6. Ya. Hafi muri 7 gutyo. Mu kubana na Kayusi, Kayusi afata inzira yo gukizwa. Byaragutunguye? Byarantunguye kuri jewe, ariko buri muntu agira amahitamo ye. Nago byakubabaje se ko ubuze umusheri?
yo nyine bigiraho ukababara eh ariko ukagera ukanabyakira ntago ari ibintu tuvuga ati ndababaye ngo reka ngende njye kumugusha naramugusha pe bishoboka yeah wari warafite misiyo yo gushaka kongera kugira ngo mugarure nsanga we aramara amaje so naramuretse ndavuga ati kamu umwanya we nanjye mfata umwanya wanjye burya umuntu agira amahitamo yiwe buri gihe cyose kuba umuntu yavuga ngo afasha amahitamo yo gukizwa natwe mbere twarakijijwe yego ariko biratunanira biranga dusanga ntago ariyo mahitamo si yo saha yacu yenda Imana ifite ukuri izabigenza yego urumva ndangije Kayusi ndumva ngo arakijijwe ndavuga ati okay ntagume hariya twabanye mu nzu nk'umugore n'umugabo none abangaba bari kuvuga ko atigeze abumutinganye ngira ngo nimba ibiganiro wabyumvise babihamije neza ati yamaze iminsi ndi kubikurikirana cyane ndi kubireba ndamubwira ati nyamuneka nimba uri kumva bicisha aha bitungukira ntubishyiremo hano nubishyiramo hano biragutera stress we komeza inzira yawe abaranga bashaka kukurwanya nabari kubona uri kugenda ugana uri kugenda ubona amavuta menshi bareke kubumva we wikomereza gahunda zawe abagusinye ntibabura n'abakubaka ntubabura impande ebyiri ntago zibura izo ngizo ebyiri nkubwiye abakurwanya nibo baza ari nka 80%. Ariko byo wewe wabinyuze murabizi genda bizi uko ndibuka ko umunsi wa mbere nkizwa hari umudamu yego nigeze gukizwaho ndanabatizwa ndabyibuka ndangije nyuma yaho pasteur wigeze gushaka kukuntumaho bagwakijwe mu Giporoso ni mu Giporoso kwa Rutayisire nziko nawe ubizi ni kwa Rutayisire niho nabatijwe ndangije muri icyo gihe nahuye n'ibizazane byinshi cyane byinshi cyane pe abandwanya bavuga ati ngo nubundi naramuka agiye iwabo asuye iwabo ngazasubira mu butinganyi ngo ninkena ngo nzabusubiramo ndababwira ati burya ntago muza uko Imana ibipanga ntago wowe wampangira ntago uri Imana yanjye ubundi urampangira wowe urinde mbere kujye kugaragura ururimi rwa inshuro ebyiri mu kanwa wihutira kuvuga byo ubanza ugafata ururimi rwa rugaragura inshuro ebyiri ubone ko uncira urubanza ese byawe tuzi ubingana bite mbere kujya gucira umuntu urubanza ibyo bintu simbikunda nkunda umuntu uri clear nimba ushaka kuvuga ikintu banza utekereze nk'umuntu mukuru apana kuvuga ngo ndatajya kuri kamera nihutire ngo kanaka ngo ngiye kumucira urubanza no why none ko muvuga ko umuntu yaba ari umutinganyi ari hormone avukana ese yuko yabivuyemo hormone zavuyemo afite uburenganzira bwo kuzirwanya bimushobokeye afite imbaraga zabyo akavuga ati ngiye mu gakiza ngiye kurwanya hormone yanjye ngiye kuba umugabo originale sinzongera guhura n'abagabo bagenzi banjye nawe biramugora natwe byamye kutugora ariko sibye kwa kundi umuntu aba yarivukiye bisanzwe ukicara ukavuga ati nubundi ni yare nubundi niko nivukiye ariko uyu nguyu we ntago zari zakazamo nyinshi cyane ngo zibe clear cyane ngo zibe nyinshi nkuko nge kuri jewe ushobora kumbona ukatuvuga ati kana gakobwa ntako ntagize urabirwanyije biranga ndavuga ati okay urabyakira ndanabyakira ndavuga ati igihe isaha ngitaragera kambe ngize gutya be nigishe kimwe ku ruhande nkomeze mu bindi so ikindi navuga kuri uyu nguyu bano bantu bari kwihutira kuvuga ese bo ni bantuki iyo wihutiye gufata kanuze ko microphone abahanuzi nta muntu hanuzi wahanuriye iwabo nose Noheli si umuhanuzi wa hehe Profete Noheli Karabo si umuhanzi afite eglise yihe afite eglise yiwe ku giti cyiwe se nuwo kuri micro no kuri kamera why gute se yahanurira abantu yahanuriye na Kayusi yamuhanuriye iki
yamuhanuriye Aga Noheli ari mu bantu bakufashije mu nzira kuba yaramufashije kuba yaramuhaye inzira y'agakiza kuki yari guhindukira akajya kumusenya nawe byibaze nawe icyo kibazo kandi ukiri umwana mu gakiza uko byagenda nawe uyu ni uruhinja mu gakiza uyu ni bebe sibyo uriya ari akeneye abantu bakomeye akeneye abantu bafite amavuta bafite imbaraga bamuzamure bamugira umwana ukuze w'imyaka 18 apana kuvuga ngo nimba akiri uruhinja reka tumugutse tumishyire mu buhinja bwe arahindukira yaramufashije ku munsi wa mbere none arahindukiye ku munsi wa kabiri agiye kumusenya why abagafashije Kayusi gukomeza niyo bari kumusenya byaha nibo bari gukomeza ngo ngaho ngo yagiye ngo mu impamvu no gushaka kunshira mu nyungu zabo bagakomeza bagakina n'ubuzima bwanjye bakanyina ku mubyimba bakanyurira ikintu bamfashije noneho kuri kamera kugira ngo n'abantu babibone binagaragara umaze igihe kingana icyo wakira agakiza urebye umwaka ugiye gushira urebye umwaka ugiye gushira ariko n'amezi atandatu bimenyekanye utangiye gukora ibiganiro yego amezi atandatu arimo umwaka ugiye gushira atandatu natana ariko nzeseje ubundi natana ariko urebye mwatangiye gukorana ntuza ryari urebye Patrick kumwe kanombari numve ukwezi kumwe kwa kabiri kwa gatatu kwa kane urebye n'amezi ane hafi aho ngaho ntabwo umwaka urashira neza amezi ane yego mu mezi ane umuntu abakiri muto mu gakiza cyane udacungiwe hafi wasubirayo washiduka usubiye inyuma none kubera iki abantu bakagufashije yego yuri kubona aribo bantu bari kuza guhamya ukuri koko bavuga ko uracyanywa inzoga uzinywera mu matasi ngo nsigaye ndi umusambanyi yego sebo nagara na gusambana ese gusambana ni gute gusambana gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu mudahuje igitsina mu buryo butemewe amategeko n'Imana ubwo ntimwashakanye urakoze cyane bo ntibafite umubiri tuvuge ko kuva batangira gufata agakiza ntago bari inyesebura oya tugiye tuvuga izina mu bintu byayo mukozi w'Imana asari inyesebura ngo ngwiki nawe nta mubiri afite se ariko kuki mujya munsetsa narabatinye kuko kubera iki mujya munsetsa mukambwira ngo umuntu aritoye we nta mubiri afite ariko umuntu yaba adasambana gusambana ushobora kuba wagenda ku ruhande ukifasha sibyo ukifasha guteze niko kuvuga ngo nyine mwagiye muhuza umubiri sibyo tuvuye ko nabo nabere hako mwagiye mumbabara mukaga kunsetsa nawe tekereza impamvu umuntu ashobora kugusebya ibintu byawe akumva ko yabishira hanze bikamenyekana kandi nawe ari nayo umuntu ese bo okay baragenda bakicara hariya bakavuga ijambo ry'Imana ndabyemera pe iyo bari mu byumba byabo tatuzi bari mu biki barikinisha se ntago mbizi nabama ariko n'abakristo reka nkubwire buretse n'abakristo abenshi nibwo baba batwishemo bo ababikora ntago twavuga ngo n'abakristo barikinisha yego ahubwo ushaka kuvuga ngo harimo bamwe n'abamwe harimo bamwe na bamwe none se si bose ariko kankubwiza ukuri nyamuneka ariko ibyo bintu umuntu ubikora ntago nkimwita umukristo ntago ari namwita umukristo ubwo se urambwira ngo uje kuri kamera uvuze ijambo ry'Imana urarayinjije uciye ku ruhande ugeze mu nzu uhamagaye agasista karaje ngo musengana mu rusengero karaje mukoze ibyo mukora kandi asotse ubwihishwa ubwo ngubwo uwo ni umuntu kuko ntawe uragufata uritonze uricaye ngo kanaka ngo ngewe nganywa inzoga wewe ibyo unywera mu byumba turabizi ibyo munywera mu materemusi tuba tuzi ngo ni ibiki ngo ni icyayi kandi ugasanga cyangwa ugafata agacupa k'amazi ashyizemo nka ka konyage ige umuntu bita Kayusi ngewe ngo nta rubanza namucira ntabwo ngo yigeze akizwa ngewe nzi ko ari yakijijwe uzi ko yakijijwe navuze ko wagerageje kongera kubimugaruramo biranga ariko ngewe nibaza nk'umuntu nabikumbonana nawe bavuge hari ubuze inyubako yomba se urongeye wicaranye abarokore bajya babyita kwicarana n'abakobanye cyangwa se ni vimuze ko bavuze ukwemera cyane birumvikana ntago umwana w'Imana burya nababwiye yuko iyi ngiyi ari intwaro nge nahawe n'Imana sibyo kuba nyifite ni ibigeragezo
kuki se yemeye kungusha, kuki yemeye kubinsubizamwo agakora uko ashoboye akanagambana bikanga. Ariko kuri iyi nshuro ukaba wenda wamutumiye nanjye ukantumira ntari mbizi, ariko akaba atanze ukuri nanjye nkaba ntanze ukuri. Iyo baruzi ko abo ngabo barimo kunsebya bagenda bankuraho inkuru bavuga ko ndi umusambanyi, bavuga ko ngwaye imitezi, ngwaye sida, bavuga yuko ako se baragupimye nanjye uzabambarize niba bafite amavorote. Ari leta bigeze bahereza ngo bakwe kubirwa imitezi se barabibonye kwirwa. Jewe ntubona wa munyamakuru wese amwe. Jewe ndamutse je mvuze je mbishize hanze ibyabo. Umusaraba we waramunaniye ariko agiye kwikorera n'undi musaraba wa kabiri. Wabanje ngo turu wawe ukabona kwikorera uw'abandi. Kaje ikintu mbana nge nakunda. Abo bose ntari kuvuga amazina yabo, ngira ngo bamwe na bamwe wagiye ubavuga ndetse na ijyagiye bavuga, sibyo? Usibye ngewe, usibye ko nge ubwanjye numvaga bitari mu mutwe no mu mutima wanjye guhangana nabo. Ibaze ne ko biyita abakristo, biyita abasenzi, biyita abakristo, bivuga abahamya, bavuga ko ari abahanuzi, ariko ntago bishimiye agakiza kanjye, nta nubwo bishimiye ko ngewe nimirange ubwanjye ko nakiriye umwami na mukiza, nta nubwo bishimira ko mvuga n'ijambo ry'Imana. Yewe genshize ibintu byabo hanze nuko banyita injajwa. Ngize amahirwe yo kwinjira mu kiganiro neza, reka nkubaze Kayusi, yego, kubera iki wemeye gukinishwa plank? Uhereye kuki? Ngira uhereye kuki? Biravuga ko biravugwa ariko twabisobanuyeho. Ariko hari ibyo ejo bundi wivugiye ko uriya Patrick wagufashaga, hari ibyo yagukoreshaga. Patrick kuri iyi nshuro ngira ngo narabitangaje. Yego. Hari ibyo navuze bitari byiza kubera gucikwa. Yego. Kubera ko hari kuntu umuntu bamujagarika mu mutwe bakamubaza ibintu byinshi nawe ubwe bikamucanga. Ntago namusebeje cyane ku rwego rwo hejuru, kubera ko hari abakristo baje nyuma yiwe, hari n'abafasha nagiye mbona baturutse kuri we. Yego. Hari n'abandi bagira neza nahuye nabo ku rundi ruhande. Bamusabye imbabazi? Ego, namusabye imbabazi, namugiye ko nabitewe n'undi mu Kristo nahuye nawe uri gushaka kunteranya nawe. Nanjye sinari mbizi kuko barantunguye, ndacanganyikirwa bambaza ibintu byinshi. Kuba naravuze ati iyi myenda, kuba barambwiye ati iyi myenda ngo nambaye ngo niyo Patrick ngo yakuguriye, ngo niyo Patrick ngo bita ngo ni umubyeyi wawe mu gakiza uri kugufasha mu rugendo rwo gukizwa. Ti yego, iyi myenda ko tubona ngo ari yuhoramwo kandi ngo tubona ngo ahora guha imyenda ngo kuri kamera. Ngo se ngo ni ngombwa ngo aguhere ngo imyenda kuri kamera ngo cyangwa ni plank. Nanjye narababwiye uti je nkimara gufata umwanzuro wo gukizwa, hari imyenda yagiye kunkodeshereza kuko byari ibintu bitunguranye cyane, kuko nanjye narabyifuzanye, nanjye wabimwisabiye aramfasha nawe yembera kumbera umubyeyi. Twarayikodesheje ariko twongera nongenda ndayimusubiza, nongenda ndayiyambara ngikuramo, then bukiye bwaho tujya gushaka imyenda ariyo yingiye nambaye. Kuba nababwiye uti iyi myenda numugira neza nahuye nawe, bakambaza se ni Patrick wayiguhaye, tisi ngombwa kumenya uwayimpaye, ntago ari guhora mbivuga, nabigiye mbitangaza inshuro nyinshi ko niyo Patrick amfasha. Hari ibyo namuvuzeho mbisabira imbabazi bitari byiza ko nawe hari abantu yagiye ampuza nabo bakanyerera imbuto mbi, bakaohereza ubufasha bakambesha ngo babwohereje ngo niyo Patrick ngo abungezeho, ariko bw'amafaranga ndetse ego hari abantu bagiye bagufashije tuyaha niyo Patrick ubufasha bwakugezeho, wategereza ko bukugera ukabubura nkabubura. Ariko Patrick namubaza simbitindeho sinanabirakariremo, kuko inshuro babimbwiye ni inshuro nyinshi cyane. Uwo nitaro ngo umubyeyi wanjye, ese umunyamakuru akazijya mbaza ati ese arimo kugucuruza, arimo gukina n'ubuzima bwawe, tusobanurire neza. Narabwiye ati hari ibyo nahawe, hari n'ibyo ntahawe. Hari ubufasha bagiye bohereza ngo bungereho sinabubona, ahubwo bukaribwa n'abarimo kumfasha. Ntago navuze ko ari Patrick, wenda uwo munyamakuru ni we washimangiye avuga ko ari niyo Patrick kuko ari we wagaragaye. Ibyo nabisabiye imbabazi rero. Yego, ikindi cya kabiri, umudamu nawe bivuga ko yagufashije ndetse yanafashije na niyo Patrick, umudamu bita Shadia. Yego. Uramuzi? Ya, murakoze cyane. Ngira ngo hari n'umunyamakuru ugeze kumpamagara abimbazaho, ariko nanze kwinyuramwo bura ko ndi kubyirinda cyane. Burya umuntu yari mu gakiza aragushwa n'inshuro nyinshi. Ntago nari nzi cyamushake ko barantunguye, ariko nyuma yaho naje kumenya ko bari mwitangazavuga butumwa, bari mu kiganiro. Yego, uwo mukobwa bita Shadia, nayo mfitemo ba Shadia batatu muri telefone, ariko uwo we ndamuzi ko namutohoje bamushize ku ifoto mpita mbona ndamumenye. So umuhire bita Shadia rero ndahamya ko ari niyo Patrick yampuje nawe. Ndamuzi nahise mbona ko
ya uko byagenda kose hari icyo yamfashije ari kumwe na niyo Patrick mu buzima bw'ibanze tukimenyana. Icyo genda byibuka ko barimo kunyimura, barimo bashaka kunyimura ngo imve mu ikaritiye y'abatinganya nari ntuyemo kugira ngo batazongera kungusha nkuko yabikubyiye. Koko byabayeho yamfashije we na Patrick, we niyo Patrick. Mu bundi buzima busanzwe ntabwo muzi, ntago muzi mu buzima bw'indani nkuko nawe atanzi mu buzima bw'indani. Nicyo nashatse kuvuga, kuba tuziranye bisanzwe nk'umuhisi n'inshuti ku nzira turaziranye, ariko nanze kubyinjiramo cyane. Ko watangaje ko ngo yashatse kugutereta. Oya, ibyo byavuzwe na babandi baduteranya kuko bigeze kumva yuko uwo mugira neza nawe afite gahunda yo kumfasha, ariko icyo gihe yahise ankuraho amaboko. Yakuguriye imyenda? Yanguriye imyenda simbihakanyije. Yego. Ku nshuro ya mbere tugihurana niyo Patrick, sibyo? Ariko uwo muntu, abo bantu bari kugenda amazi biri kumva bakimara kunteranya nabo, nibo batanga nimero zanjye, barimo gushika kumfata amakuru kugira ngo ngende mparabika uwo mukobwa uvuze. Uwo mukobwa uvuze rero ndamushimira ko yanamfashije. Imana imuhe umugisha. Ariko nanze ba bantu bari gushika gukomeza kunteranya nawe ari we wagira ubwoba. Nanze ni impamvu nabyihakanye. Impamvu wamwihakanye kutamuze mu kiganiro. Ego, kuko ntago ninzi icyo bamushakira. Ariko naje kubimenya, ndanamwandikira kuri WhatsApp uti bampamagaye bakumbazaho, mvuga ko nakuzi. Gusumba barire na magambo mbwara uburyo bwo kurinda umutima wanjye n'akanwa kanjye. Ego. Okay. Urakoze. Noheli umuzi w'iki mu rugendo rwawe rwo gukizwa? Prophete Noheli yagufashije iki? Uriya ku nshuro ya mbere abantu bakimara kumbonana nawe, nirinze kugira ibyo mvuga hagati yanjye na Noheli, kuko yagaragaye nk'umuntu nawe uri gushaka kumfasha mu rugendo rw'agakiza. Akazijya ahora ambwira ngo tujya hanaha, ariko twajyayo nkasanga ni mu bibi gusa. Akanyumvisha ko tugiye gute. Ukasanga hari imyoto. Hari mu myoto. Jewe kubwanjye uriya level ye yarayangirije. Ubu ntahari. Ubu ni ikibindi kitagira ingata. Ni ikibindi kitagira ingata, ntagazi gutandukanya icyatsi n'ururo. Ahubwo ubu tuvugana yabonye ndi kugenda muringaho mu gakiza, ahitamo kugenda sebya. Nta byishiro ndi bumvuge huriya. Kubwanjye ejo yakoze ikiganiro ari kurira arizwa nawe. Ubwo nyene nimba ari kurira arizwa n'ukuntu nguri kubeshyera Imana. Ababajwe n'umurimo w'Imana ukuntu uri kuwukinamo plank. Uzamurangire kwa makuza nimba ari kubabazwa nanjye. Wenda yashatse kungusha ndamukwepa. Abantu bakazige bamumvugaho ibibi, ariko simbi mutangarize nkicecekera. Buryo ikesha na kishi umuntu yicecekeye abacicikanye byinshi. Nkimara kumva rero uburyo agenda nteranya kuri babandi nita ababyeyi bagenda bamfasha, ari nabo abanteza ati amafaranga kayusi ngo murimo kumucuruza muramumaze ngo mwitangaza makuru. Ariko wanararagiwe. Ibyo byo kurariwe ntabyo nzi. Agwarayiwe. Ibyo byo kurariwe bwari uburyo bwo kugira ngo atangariza abantu kwanzi bihagije, ariko uriya ntaga nzi bihagije. Ahuriya ntago byigize binabahuriye, ahubwo sinzi niwe njyewe. Nta nubwo nzi niwe. Yaguhaye umukandara. Ibyo byo kwangwa yampaye umukandara, ye mfite imikandara 3 mu rugo. Turumvikana. Harimo umwe yaguhaye. Uwo mukandara uvuga yampaye ntago yawumpaye, sibyo? Ahubwo we yashatse kumbwira ngo ndashaka kujya kugurira ngo nanjye umukandara, sibyo? Ndamubwira ati hari uwo niyo Patrick umubyeyi wanjye yampaye, sibyo? Ashaka kungurira ndetse kungufa no kubaririza. Ndamubwira ati wihorera arangara kugura, ariko arawugumana. Ndamubwira ntago kuwufata. Uburyo bwo kugira ngo abwira abantu ko yamfashije n'uburyo bwo kugira ngo yumva kinisha ko ari nge uri kumuvama, ari nge muntu uri kumutangaza, ari nge muntu uri kumusebya. Ariko uriya nta cyiza cye, nta mpamvu yo kumutindaho rero. Uriya akomeza urugendo rwe, nanjye nkomeza urugendo rwanjye. Nta mbaraga afite zo kuba yangusha, nta n'imbaraga afite zo kuba yanteranya nabo dusengana, nta n'imbaraga afite uriya zo guhangana nanjye, kuko aho ngeze ubu tuvugana, aho ngeze ubu tuvugana hakesha Imana, hakesha n'abanyereye imbuto nziza. Yego. Amakuru avuga ko wari umwe mu bantu niyo Patrick afasha haba mu gufasha mu gakiza no kubakorera indirimbo. Uri kumwe na Karabo na mama w'abapampe cyane. Tuvuga ko amafaranga mwakoreshaga yanabaguriraga mw'imyenda yatangwaga n'uwo bita Shadi. Ikibazo baje kugirana warabimenye ko nawe wari urimo? Ego ndi kugena mbyumva, sinabimenye ndetse na n'isaha
ndi kugenda ikibazo mbibona cy'uko watangaga amafaranga ngo mumere neza mwamwihakanye wenda Cyangwa se wenda ni naho hantu hari guhera itiku Mm. ni naho hantu hari guhera itiku ryo kugira ngo bamvugaho bananyuriraho sibyo nimba uko aya mafaranga aramuhaye nge simbizi ubuzima bwa niho Patrick Nganzo nakwita umubyeyi mu gakizu uri kugenda ubimfashamwo we niwe wagerageje ariko abandi bose banyereye imbuto zibi nubwo nabashize muri rusange bikumvikana ko ari niyo Patrick mvuze nabi ariko nawe namusabye imbabazi yarazimpaye rwose yaje gusanga nanjye atari ngewe ahubwo ari abamurwanya batifuza yuko natera imbere mu rugendo rw'agakiza icyo navuga rero ku buzima bw'uwo mukobwa na niyo Patrick ngiye kubyinjiramo nabankubeshe ntago mbuzi pe ntago mbuzi nanjye mbyumva nk'ibihuha nkuko nawe ubyumva ego nuko bimeze cyane ige Kayusi mu bana yanywaga inzoga yego yasomaga icupa inzoga gusa nanywaga byinshi yanywaga n'ibiyobyabwenge byose ntago oya nawe ntukishyire hejuru navuga ko kuri we ikintu nari nzi kuri we yanywaga inzoga gusa ni inzoga kuvuga ngo amatabi ngo ibiki no ntabyuzi ntago nigeze mbibona mu maso yanjye gusa nzi ko ku icupa aho ryo yarihamyaga pe ubu wabihamya ko yariretse yego beshya bari ukuri ari ukuri yego bihagaze n'amaguru yanjye yombi uyu ni we muhamya w'uko ngo Kayusi yabaye umutinganyi kuko batinganyeho nimba ariko babivuga simbizi cyane twararyamanaga mu buriri okay ni ukuryamana n'ugutingana uri kubigira discipline ngo no gutingana no kuryamana no kuryamana ige ati ndabihamya neza ige iyo ubonye nk'umuntu nka Kayusi mwabanaga mu nzu akijijwe ntago uhita utekereza kongera kubivamo wenda ujye mu nzira y'agakiza njyewe ku giti cyanjye ubonye umubyeyi wa nyawo ugufasha mu gakiza wahinduka atari babandi baza babyitirira okay nabyemera ariko ntago nahita nirukanka ngo ninjira mu gakiza ako kanya burya ntago umuntu yirukanka kuyo wirukanse cyane ari gishobora gutsitara so nukugenda gahoro witonze ntago utawirukanka ngo utinjira mu gakiza ako kanya oya nabanza nkitonda nkamanza nkatuza muri je narangiza nkamenya ngo icyo ngiye kwinjiramo ni iki sinzongera guhindukira ndebe Kayusi Nohera arakuzi neza yambwiye ko utazi gusoma no kwandika none uri kureba iki muri Bibiliya okay urakoze cyane iryo jambo uvuze rirakomeye kuri njyewe uwo muntu uvuga ngo aranzi no kugira ngo anyireshesheho no gushaka kunzamukiraho no gushaka kunwikiraho kunyira igitabo mutima wanjye nigana nawe ntago twari turi kumwe mbana nawe ntwigeze tuba turi kumwe warize wagarukiye mu kangahe yanjye afite 3 yisumbuye cyane ya segonderi cyane rwose aga primaire warakarangiye so naragasoje ahubwo reka kugira ngo nanamwemeze neza ndetse nemeze n'abadukurikiye hoya ntago ari ukwemeza no guca ego kubera ko uyu muntu avuze ko hari ibyo utazi abantu bose baba bafite Bibiliya abantu badukurikira n'abahanga nta muntu ujye ubabeshya nyone nabo ngabo ugiye gusoma yangiye gusoma Abaroma 11 cyangwa wahaborotse ubu yasi kwaboroka kandi umurongo uri muri Bibiliya sibyo noneho reka nkwereke yego soma ho ngaho nanjye ndaje nkwereka handi uri busome ikintu bita kurya amanu cyane nugufungura Bibiliya gutyo ugahita usoma ahantu okay ngiye ngahita nkubwira nti nsomera kuva kuri 5 kugera ku 8 ibyo birahagije Abaroma 11 na 13 sibyo ku murongo wa 12 nuko bene data sibyo ndabinginga kugenga imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye kandi ntimwanduke rwose mugize imitima misha ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose uwo murongo wawumvise amen uko byagenda kose ndagira ngo pilote zawe bari baziciye bazimaze oye uko byagenda kose nakubwiye ko ntawubuza abantu kuvuga kandi nubanze kuvuga heze mu ndanyina gusa biratangaje kuba
abakanshikiye muri urugendo rw'agakiza niyo bibiliya ni wenda sinyizi pe 100%, ariko nagerageza sinyizi 100% kandi bibiliya kuko barayiga kayo uri gusoma comment abantu bagiye bandika ya ego ndi kugenda ndisoma. Hari abantu bamwe bagiye bashyiramo bati Kayusi va muri ibyo bintu, shaka umuntu ugufasha kuko ukeneye umubyeyi ufatika muri uru rugendo urimo. Izo komenti nimba ujye uzisoma uri kuzifatira ubuhe mwanzuro muri ibi bintu? Ese abantu bagiye kukubona uri guhora muri social media usubizanya cyangwa ugiye gufata ubuhe mwanzuro? Jewe umwanzuro ngiye gufata kugeza ubu uwo mubyeyi bari kuvuga ngomba gushaka sibyo nibyo koko iyo nama bangiriye ni nziza, ariko nanone ababyeyi giye nagiye mbona nagiye nanifuza nagiye no gusaba ko banambatiza bagiye bananyihakana kubera ano magambo ndi kugenda mvugwaho ko ndi kubesha Imana ndetse ngo ari na prank sibyo. Ninde wagiye kurebera kwihakana? Hariho nagiye kureba uwo bita Apotre Yongwe musaba ko yambatiza mbese yanantoza na Bibiliya mubwira ko yamfasha mubwira ko yamfasha kuko ari umuntu uzwi nk'umukozi w'Imana kuko mu byukuri sibyo. Ese we nimba atari prank kuko arimwo kuki watabyemeye kumfasha nimba kuko naratinyutse kubimusaba kuba naratinyutse kubimusaba? Wagiye kubimusaba arabyanga? Nagiye kubimusaba ngo arabyanga, anyita umuteka mitwe, anyita umuparaka, mbese anyita umuntu ngo udashobotse. Hani mu byukuri nagiye gutanga ubuhamya ku kinyamakuru icyo kivuga butumwa ego nagiye kumuha ubuhamya, ibyo byose ntabyo yigeze ambwira, ariko ngo nawe akurikije no magambo ari kuvugwa ngo nibyo ari kugenderaho kuko hari abantu bayoborwa n'amagambo, hari abantu bayoborwa n'amagambo. Kuki abantu bakunda kugendera ku magambo y'abandi? Umuntu aricara akavuga ati ngewe nguko ndi kumva amagambo, wamufashe ku giti cyawe sibyo? Nimba wumva umuntu akubwiye ati ngewe ndashaka ko umbatiza, wamubatije cyangwa ukareka kumva amagambo y'abantu? Kuki abantu bakunda kumva amabwire? Wowe wakubatije ubu ntajya arira ahari ashobora kuba yarira simbizi ariko ku giti cyanjye ntabyo. Ige hari n'uvuga ko mujya kubatizwa mukurikiye inyungu, icyo gihe kwishakira indamu, avuga ati ningerayo nkabona abantu bari kumfasha, wagerayo wabona kubera ko inzira y'agakiza iragoye. Gusobanurira neza ukuntu bya bimeze bira bintu iriya bintu jewe nanabyinjiyemo ntazi ukuntu byifashe sibyo? Yego barambwira ati tugiye gukizwa uko ngenda ndabwira ati se gukizwa bishingiye ku kise? Ni ugukizwa kumaramaza cyangwa ni ugukizwa isaha imwe? Kuko nababanje kubabaza ku ruhande atari kuri kamera, yego twicaye muri groupe ngo ni ugukizwa kumaramara. Ntabwo twari tuzi ko hari umuntu nyir'ubwite afite ashakamo inyungu, urumva? Yego abikoresha ibishoboka byose, anadugenda nabyibuka yadushize muri lokale ndumva covid yaradutsanzemo, twamazemo nk'amezi nkangahe turusenga bakaza bakadusengera bakagira bate, ariko nge nkumva umutima wanjye ntabwo uri guhamya n'ibyo ndi kubona mu maso yanjye. Ibyo wari urimo utari wasobanukirwa? Ntabwo nari nagasobanukirwa ngo numve ko ari ukuri. Ndangije ndavuga ati mbaza uwabinjyanyemo, ndambaza ese ibi bintu ayishuwa ni ukuri? Muko bireba n'amaso yawe ngo mbikubireba, ngo ariko ngiye ndabona ari ukuri. Ndamubwira akanwa k'umuntu agiye kavuga neza kakabona nabi, reka ngewe ndebe ukuntu filime ikinwa n'ukuntu izarangira, nimba ari ukuri, nimba filime ari ibeshya cyangwa nimba itabeshya. Ngiye nicaramo meze nk'umuntu kuguru kumwe kuraha undi kuraha, meze nk'umuntu utandaraje. Ndicara ndeba filime ukuntu ikinwa, ndicara ndareba nkanya mbona abantu bari kuza gusenga, ariko ngewe buriya iyo bintu bitandimo neza ntabwo mbishyira umurongo, kuko akenshi buriya nimba barabikurikiye neza barabireba, akenshi ntabwo akunda kumbona kuri kamera. Akenshi wabimbonaga bagikora hashira nk'iminota nk'ingahe ukabona mvuyeho, ukozaga numva umutima uri kundya.
iyo umutima uri kundya nkumva ikintu kitari Waba uri muri kubeshya Imana. mama ndi nko kubeshya bigavugiraho nanjye ibyo mbere Sibyo? njye numvishe ikintu kitandimo sinkikora kuko akenshi barananyinginga ngo bakamwe ati tuba barasubye ugiye atamabwa ati igifu kimereye nabi kirimo cyane kuko nakenshi nagiye nabaga nicaye nkumva igifu gitangiye kunzamuka nkahita mpaguka nkita nigendera gatagenda nkicara nkara gatagenda nkigiye mu buri nkiryamira ngiye kugira ngo nzajya kubeshya Imana nabiya byo kubatizwa baranijyo ngiye no kubatizwa ni nko bankuruye sibyo barankuruye pe barananyinginga bigeraho bagera no mu muryango wanjye ndababwira ati ko sire ko nzi ko nabatijwe ko nzi ko nabatijwe mu bakatolike ubu ngiye kujya muri Dumburi ubu bashaka ko nzi ko nzarohama nitonze aho kugira ngo njye kurohama muri piscine nagiye kurohama mu ruzi ruzima ohoya ngo tubabarire ngo bikore ngo ugende ubatizwe pe barananyinginze bishoboka uko ngiye buriya yamvuze no si ntabwo vema yes sinkubeshye iyo ntashaka ikintu ntago nyikora ndangije ngenda je buriya kuntu nicara nkituriza aho kagenda ndeba ukuntu ibintu bigenda bimeze giye kubona mbona ikintu kinyereka ko ibi bintu turimo atari ukuri ibyo twari turimo atari ukuri umunsi wa mbere first of all nagiye kubona hari kuri veya noheli yaravuze ati buri mwana wese najye mu muryango we agenda agiye kwizihiza noheli ndavuga ati iki kimenyetso ni icya mbere mbonye nabwiye Imana narasize mbwira Imana uzanye iki kimenyetso cya mbere kizanyereka ko ibintu ari ukubeshya ari plank haciye kabiri kuri veya noheli buri buke noheli buri mwana wese yatashye iwabo ndataha njya mu muryango wanjye ngeze mu rugo nagiye kubona mbona message ngo muzagaruka noheli irangiye ubwo urumva ari kuri 26 ugiruka hari ryari nejo bundi imbere ya covid muri covid icyo gihe bari bamaze kujya bavuga ngo ni ugutaha mbere sangahe kiba byari gutaha saa 12 byari gutaha saa 12 turataha tugeze mu rugo bana message ugeze nka sangahe z'umugoroba bana message ndataha gira mu rugo nyira mu rugo bana message iraje ati muzagaruka kuri defensisi no hirangiye nishi mumeze neza cye kubona mbana n'indi message y'akanyenyeri ndicara iyo niyo wabaga wishakira jewe buri akamubwira nkunda amafaranga kurusha abazima n'abapfuye sinkubeshye nkunda amafaranga jewe nikundira amafaranga ibindi byose ubireke nawe gutera amabuye uyanga azantera amabuye na fate bari intera ndeka uyanga babonye akanyenyeri baragakanze ntibure n'amafaranga ndicarira mbwira abavandimwe banjye se bagurira gaki ko mfite amafaranga hamwe twigurira icyo tushoboye kuko ntango navuga ko ari abarokore n'abakristo ese nta wundi muntu wavukanye imisemburo nk'iyawe oya hano mu Rwanda ntawe kubera ko nanjye nabyumva oya ndavuga mu bavandimwe be oya ntawe n'igege nyine urumva dange barabyakira neza barabyakiriye okay urumva dange baranyibwira ati mva rwose twihere gusa urumva twajya kuryamiza isaha tugurira akantu twinywere ntabwo se mufite ahantu mwagatumiza cye munzanire fanta ninywere ati ntaribi baratumije mbagura ibyo banywa kigena mbere yuko ngiye ko bajya umwana amaze akanasi kamaze kurira saa 6 z'ijoro nahise nigira mu cyumba njya kwisengera
mbwira Imana nanone mbwira Imana ni Imana ndashaka ikindi kimenyetso kindi cya kabiri ngiye binasenze akoze njye n'umuryango wanjye turicara baramaze gusenga ngaruka muri salon ninywera fanta yanjye babakira b'umuziki rwose barabyina baranywa turateka turarya bukeye bwaho turongera turateka turinywera hanyuma ninywera fanta yanjye nigera gusenga nk'ibisanzwe ndagaruka mu rugo nitegura umunsi ukurikiyeho ndavuga ati n'ubundi ntanga ntabwo turi kumwe niko gusa nagira ngo Noheli tangire turi kumwe njya gusenga urumva kuri Noheli nagiye gusenga ndagaruka mu rugo dusangira ibya Noheli no muri famille hari akantu batwoherereje turanywa njyewe iwanjye ninywera fanta ndangije nisubira mu cyumba ndisengera ndaryama abo barakomeza barenjoyinga haza n'abandi bashuti babo kugira numve impamvu utakomeje muri uwo murongo noneho numva twasubiyeho bukeye bwaho ni ya nzira y'agakiza wari yawe nari nyirimo umva naramaze gusenga nongera mbwira Imana kuri Noheli saa sita umva navuye mu materaniro ya kabiri arangira saa 5:45 yari saa sita nageze mu rugo saa 6:30 ndabyibuka saa 6:30 ngeze mu rugo saa 6:30 mbere ko mfata ikintu nabanje ndasenga njya mu cyumba ndasenga mbwira Imana icyo nagusabye nanone ndacyagihagazeho ndashaka kunyereka ikindi kimenyetso kindi kinyeka ko bino bintu bitari ukuri ndangije ndasohoka mu cyumba ndaza mfata amazi ndanywa ko nasanze batarangiza guhisha nicara muri salon nirebera filme ndareba shize umwanya barazana turarya ati nanjye mbe ngiye gutembera ku muhanda ndebe ko umuhanda uteye ariko nibyo yasanga ahita atangaruka kugira ngo bataza kumfata mu muhanda ndagaruka ngiye gutembera hashize umwanya ndagaruka nicara muri salon nireba filme zisanga he barateka turarya ndaryama ngiye kuryama mbanza ndasenga mbwira Imana nanone ndacyagiye gusubiramo ikimenyetso kindi cya kabiri ndaryama bukeye bwaho nditegura gitondo ntabwo ndasenga ndangije ndabyuka ninywera icyayi n'umugati ndavuga ati bagiye nsubiye ku gicaniro nsubirayo mpamagara abavandimwe bashuti banjye abo twari turi kumwe ku gicaniro turangije barambwira ati nabo bari gufata amamoto bagiye kuza ndavuga ati ubwo ngiye murahansanga cyangwa turahahurira turicara nawe aduha Noheli ati noneho nanjye karanyimba dufite akanoheli ko ntago nabahaye Noheli ngo tuyisangire twese hamwe nk'abantu bari ku ruhimbi turicaye turatetse tuguze amafanta turanyweye turasenze tugize gute turishimye turaririmbye twicara hariya turicara ukuntu twajyaga buri wese akajya mu mirimo yiwe ashaka agashinzwe tugeze ku mugoroba turateka turarya tujya mu masengesho turangije tumara iminsi hashize iminsi mbona ikindi kimenyetso cya kabiri ikimenyetso cya kabiri cyaje kinyereka ko ibi bintu atari ukuri yari afite imodoka abaganiriye n'umuntu kuri WhatsApp aramubwira ati ngiye kugurisha imodoka none nta mafaranga nzabona nyaguremo Verity uko icyo kintu nongere ngurisha ibenzi yanjye ubwo niko yavuye mu yo yabasaruzagamo ubwo dufite abantu bo hanze badufasha abaterankunga abantu bakajya baza I remember ko hari umumama w'umupasiteri wabafashaga tuziranye igeze no kumbwira ngo nze ko hafata ibiganiro yego noneho abagushije imodoka amafaranga yashyira kuri konti ye aba atumije originali atari ya indi pirate nshyashya yifunukurije arayitumiza sayitumije ngani Imana urakoze kuba numvishije kino kiganiro nubwo giciye kundi muntu akakingezaho cyaciye kundi muntu akingezaho kene mfite na telefone WhatsApp ko yaragiye kugura imodoka ni iterambere ry'umukozi w'Imana uretse tonde
ndabaza Imana ese kari kuvuga ngo agiye kugura imodoka ya V8 araguye mu mafaranga avuye he uganira n'Imana oya icyo kintu ni ukuvuga ngo si ukuganira ni nko kubwira Imana kugira ngo ikwereke burya iyo ubwiye Imana ikintu icyifuzo cyawe irakikwereka nanje mbwira Imana ibyo ukinyeretse ariko kinyitse amahushuka ntabwo nkemera ndacyumva neza ese agiye kukigura mu mafaranga ye cyangwa kikigura mu mafaranga avuye muri twebwe abaterankunga kuko ndibuka ko abantu bashaka kudufasha baramubwiraga ngo duhama nimero yabo tubabwire ngo hoya ngo urimo ushaka kubafasha ngo mubinshisheho icyo kimenyetso nasi nkibona ndavuga ati gute umuntu nimba ashaka ko badufasha kuko ashaka ko inkunga yose ica kuri we kandi dufite amatelefone n'uwatanga nimero bazikuragaho ibyo bintu abantu benshi barabikunda kigira ngo bakabimenya byo gukura nimero nimba mvuze nimero hahandi navuze nimero barahakataga bakaheditinga bakakuraho nabona ikiganiro kuko twese dufite amatelefone dufite amakonegisiyo twese twese kubera icyanga gutanga nimero ndavuga ati ikintu kirimo interrogation mbitekerezaho ku munsi wa kangahe habura nk'iminsi nk'ingahe je nica ndabata ko muzi yuko kuri 29 mfite anniversaire uko n'uwo mushuti wanjye wundi yari afite anniversaire kuri Noheli kumbe bo we yari yavuze ati yari amubwiye ati ntabwo tuzayikora kuri Noheli tuzayikora rimwe nanjye ni ya igi tuzayikora kuri 29 ati gusa nabo mu rugo arababwira ati ndashaka ko na mushuti we tubakora surprise tukabakora anniversaire gena nibyo narinze ngo kuri uwo munsi niho namenye ibintu byose ku murongo ko ari prank kuri anniversaire yanjye ngira n'ujuje imyaka 70 ingahe da n'ujuje imyaka ingahe da n'ujuje bari 30 urumva ndangije menya ukuri kose ko ibyo turimo ari prank kuko icyo ashaka ari inyungu ze biba biguciye ubwo babinciye intege nangira kujya bambwira ngo gukora ibiganiro ndangije ndamubwira turabizi ngenda ndashaka kuba ngiye mu rugo kuruhuka kuko ndibuka ko na Sandrine ugasara n'umwana mwiza uramuntu Imana izamumpera ijuru ndibuka ko nigeze kumubwira ko mfite anniversaire nabimubwiye mbere hose ku munsi wa anniversaire yaramamagara ngo ati ngwino mfite kado yawe bibwira nyirubwite ndamubwira ati ko ari umuntu wanyemereye gift waretse nkajya kuyifata ngo amubwiye se akayikoresha ku mumotari akayikuzanira ndamubwira kandi ashaka ko amfotora turi kumwe ampaye gift ngo hoya ngo ntujyeyo ngo simbishaka ngo gift ashaka kugwaniye iki ntago mbizi gift nta abari gumama sereri tutatanye guserera turasere ndamubwira turabizi sinkunda umuntu umbwira no nimba nkubwiye ko ari kujya kuyifata nkatangaruka waritse nkayifata ngo nimba uzi kuri busoko kagira ugenda ugiye ndamubwira ngo ugira ngo se nge ninagenda ndabura honjya ntabwo nabura honjya uko mfite iwacu ntabwo ducumbitse ni inzu ya data dusigiye ni inzu y'umuryango ntabwo dukodesha ndahita mfata ibyanjye are njye iwacu abona ko ndi seriye agira ngo ni na blague abona ndafashe imyenda yose yanjye ndazingazinze nshyize muri bag mfata inkweto nshyira muri bag mfata amavuta nshyira muri bag ahagaze ari kundeba arangije atabwira umukozi wiwe ngo wagenda ujye gushyiramo ingufuri kuri gate ndeba hari buca uri kumva ndangije ndasohoka aricara kubita igitwe kivanga kikagera nk'icyangugu ngo ngaho genda ndeba aho uri buca
sinabitekerezaho cyane twese kuri gate nsanga bakubitsemo umunyururu bakubisemo n'ingufuri ndamubwira se wibwiye ko nabura honca simbuka naragiye mfata urwego ndaruzana ndushyira ku rupangu rundi hari urwego aho hafi ndaruzana abona nduriye ahita ahamagara mu rugo ngo uri kujya he umuvandimwe wanjye niwe wampamagara ambwira ati uri kuri uru rupangu ujya he ndambwira gute ari kumbuza kujya gufata gift ya anniversaire yanjye ngo gift tuzazikuzanira nimba ari gift tutazi nimba ari ibiki n'ibiki azaguha tuzabikugurira mu rugo nihe ige Gikondo yego urumva jewe abavandimwe nibo bampamagaye umwe arampamagaye ndi ndatamamagara ndi hejuru y'igipangu ahagaze ariko kati noneho abantu amashitani aragwira ibyo ni jini uwo muntu yari iki ariko yari umugore yari umuntu usanzwe ariko asenga bamwita shangazi niko nananze kumuvuga kuko byo simbishaka ibyo bishakaga ninyo utabishaka sinye nkunda yashaka wabayemo se yazinemo story tubana urumva ndangije ngira gutya n'urugi gipangu nanasimbuka atabwira umuhungu ati mwirukankeho umwaka cya gikapu magara ku muhanda giye kubambara afunga igipangu ndi kuvuga no mu giye kubona mararaje anshikuje igikapu ndamubwira igikapu imyenda irimo n'inkweto shanzagura ibindi twara kugira ngo urampime rwose magaka n'umotari mamagara nyirubwite umamagara ambwira ati uri hehe ngo mfate moto inze ntore igihe ngiye mu moto mpagaze ndi kuvugana n'abavandimwe banjye baravuga tubabare basi mwumvire nk'umubyeyi ndamwe se uyu nguyu ni mama cyangwa uyu ni data aho mama wanjye ari simpazi aho data wanjye ari simpazi bari kumbaza ige wenda iyo ni story yaguciye intege n'ubuhamya burebure wenda dushaka kuzafata undi munsi tukabwumva ariko ngira ngo abantu babumvishe icyo washaka kuvuga ati rimwe na rimwe abadufasha mu nzira y'agakiza nibo batugusha nibo bagenda batugusha nkuko cyane rwose Kayusi wenda yaramaze kubivuga ariko ngira ngo Kayusi nawe avuze version ye Kayu mukanya ari kubikomoza ati nubundi bagiye kuvuga ati dore yongeye kwicarana na Ige basubiranye nubundi yabivuyemo ibi byo mwibitindaho bana b'Imana mudukurikiye muri aka kanya ndanabisengera cyane imbaraga zo kuba yabisubizamo uyu nguyu Ige ntaza afite kuko njye ubwanjye namaze gufata umwanzuro nawe ni umuntu n'amaraso nawe amaraso ava n'inkawe natwe tuva burya umukristo wa nyawe ntacyo atinya ikije cyo sangana nacyo uriya uriya uzabona uriya wita umukristo itunganye yego uriya uzabona wita umukristo akumva aravuze uti umusazi ngwaranuka umusazi uriya azavuga uti uri ngo mubyeyi wamfashije ko mfite inzara gendi ndisondi nyoko nakubyaye hangana n'ikibazo c'inzara cye akubwiye niba ari umusazi mugereho musengere umuhe n'amazi yo kunywa niba ngo umuntu wese wita umukristo wiyita umupasiteri wiyita umuhamya wiyita umuhanuzi atakwemera guhangana n'ikije cyose ngo ahagarare ku ijambo ye n'amaguru ye yombi ahangane n'icyo kigeragezo uwo ngo ababesha n'umutubuzi bishatse vuga ngo icyo kuvuga uyu nguyu nubwo tutari kumwe nubwo mu buzima busanzwe tutari kumwe sibyo njye mpora nsaba Imana kwiza nk'umugore mwiza yagenewe umugabo usenga w'umukristo rwose nawe w'umuhamya nkanjye dusoza ku butumwa abantu bavuga ko ibi bintu byose uri gukina n'Imana cyangwa ni gukina n'imitima y'abantu Imana uri gukinisha imitima y'abantu ngo babone ko wakijwe kandi uracyari Kayusi ntiwigeze uhinduka ntiwigeze ujya mu butinganyi ntiwigeze ukizwa ibyo wakoraga n'ubundi nibyo ugikora ubwo se hari umuntu wakwemera kwitera icyuma afite umubiri kandi azi ko ari bubabere azi ko ari bupfe bati ibyo byose wabikoze kubera ko washaka kumenyekana niyo ya bataramenya mu bintu by'ubutinganyi dore uyantangira ubuhamya indirimbo zanjye barazizi nubwo narimbaga indirimbo z'urukozasoni